abantu barahunze, intambara irabaye, runaka arapfuye, uyu mwaka ntuwumara. Ibyo ngibyo ninde wabwiye izi ngirwabahanuzi kuvuga ibintu by'amafuti? Na leta ahubwo ikabemerera ijya kubafata ibintu byamaze kurenga inkombe. Abantu benshi muri iyi minsi ya none barashinga insengero badafite umugambi wo kujyana abantu ku Mana, ahubwo bafite umugambi wo gusoroza amafaranga mu bantu batavunitse, bakoresheje kugira ngo tuganireho turebe mbese abantu mu by'ukuri bahagaze ku rufatiro, cyangwa abantu ntabwo bahagaze ku rufatiro, cyangwa baragenda. Ariko hababaza ninde nyirabayazana w'ibi bibazo byose byagwiririye, yaba ari Isirayeli yaba ari Gaza, ubu Gaza ikaba yaramaze kuba bakijijwe. Ibyo ngibyo ndashaka kugira ngo abantu tubimenye hano kuri Boka Wisanzure. Burya umuntu wita abandi abapagani akenshi usanga wari inyuma yabo. Mwari muzi ko hari abantu bafata umwanya munini. Reka tubasuhuze abakunzi ba Boka Wisanzure TV, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi tugumye mu by'ukuri tubashyire mu maboko y'Imana kuri uno munsi rero, cyangwa se uyu ni umunsi w'icyumweru, aho abantu bumvishije ijambo ry'Imana hirya no hino. Kugira neza kw'Imana gukomeye hano kuri Boka Wisanzure TV. Natwe tugeze mu mwanya wo kugira ngo twungurane ibitekerezo ku cyumweru n'impamvu abantu baba bakwiye gusenga ku cyumweru. Hari n'abasenga ku isabato ariwo munsi wa gatandatu, hari n'abasenga ku wa gatanu ariwo munsi bita ijuma. Ariko uyu munsi hano kuri Boka Wisanzure TV twebwe nk'abantu bahimbaza Imana, barabya Imana ku munsi wo ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere w'iminsi 7, kubera ko ariho Kristo mu by'ukuri yazutse mu bapfuye, akaza kugaragaza kuko ari we mucunguzi w'ab'isi. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza ngo kubera iki hari iminsi itandukanye abantu basengaho, ugasanga hari abasenga ku wa gatandatu, ugasanga hari abasenga ku cyumweru, ugasanga hari abasenga ku wa gatanu. Burya buri kintu cyose kiba gifite ibisobanuro byacyo. Hari abasenga ku isabato bagikomeye nyine ku mihango y'amategeko ya Mose, ariko nabwo wabireba neza ugasanga mu by'ukuri ayo mategeko ya Mose ntabwo bayatwaza nk'uko bikwiriye. Hari n'abasenga ku wa gatanu rero nabo bagendera ku matwara ya Profete Muhammad, nabo bizera neza kuko nyine uwo munsi yawubashyiriyeho. None natwe rero ku bantu bakomeye ku ihame ry'umukiza, ku ihame ry'umucunguzi Kristo wazutse ku wa mbere w'iminsi 7 ari wo munsi twita ku cyumweru, aho ngaho hirya no hino ku isi dukurikije kalendari ya Gregoire nyine uriya mupapa wa 13 w'i Roma, dusanga mu by'ukuri ari wo munsi udukwiriye kugira ngo tubashe gutaramana n'Imana yacu. Reka rero mbere ya byose tubanze tujye imbere y'Imana. Uyu munsi turasesengura inyigisho, cyangwa se turiga turebere hamwe impamvu abantu hirya no hino basigaye bakurikira cyane inyigisho z'ubuyobe kurenza, cyangwa se bashakisha cyane inyigisho z'ubuyobe kurenza uko bashakisha inyigisho z'ukuri zibafitiye akamaro. Hari impamvu rero muri iyi minsi ya none ibintu ntabwo bimeze neza. Reka mbabwire ngo ibintu ntabwo bimeze neza kubera kuko umwanzi Satani cyangwa se ikibi yamaze gusuka, yamaze kongera umwuka ndetse n'ingabo nyinshi ziyobya ibitekerezo bya benshi. Ndetse turebye haba mu nsengero, haba ku mbuga nkoranyambaga, ivugabutumwa rihari kuri ino minsi ya none biragoye kuritandukanya n'imico ya buri muntu, cyangwa se imikurire, imyifatire y'umuntu. Usanga muri ino minsi ya none ari byo bifite umwanya munini mu ivugabutumwa, ari naho nyine usanga Satani yamaze gukubita urwara, akabona neza kuko ariho abantu bifuza. Yarebye mbega agasukari akamena ku rurimi rw'abantu. Reka tubanze tujye imbere y'Imana rero turebe iki cyumweru mbese abantu twakagombye kugaruka ku rufatiro gute, icyumweru twakakizihiza gute, gushima Imana twashima Imana dute, byagenda bite kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi. Ndagira ngo mbabwire ko hano mu Burayi ho ibintu byarazambye. Ahangaha ubutumwa bwaturutse, ari nayo mpamvu natwe iwacu tugifite ikibazo cyo kumenya ibyo tureka n'ibyo dufata. Abantu baje kutwigisha ibyo batemera, baje kutwigisha ibyo batemera n'ibyo batizera. Ibintu rero biza kubazambagurikana, ariko turaza kureba impamvu byagenze bite kugira ngo
ubutumwa burinde bugera mu manga. Reka tubanze tujye imbere y'Imana, dusenge, tufashwe n'ijambo ry'Imana. Nyir'ibihe byose, turagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganirize abantu iby'ijambo ryawe, ubwiru bwawe, kugushima no kuguhimbaza. Reka bibe muri twebwe, maze abatwumva n'abadukurikira bajye bungukira mu biganiro dukora. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizera, amen. Aha rero ndagira ngo mbaganirize ijambo ry'Imana ry'umugaragu w'Imana Pawulo. Pawulo ngo ari gutembera mu ivugabutumwa, agera ahantu, ubwo turaza kurebera hamwe ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, ni ibice byaho 17 umurongo wa 22 kugera kuri 23, aho Pawulo yasanze abantu barakomeye ku by'idini cyane, asanga abantu imigenzo n'imico babikomeyeho by'idini, ariko akabona ahantu handitse igicaniro cyari kiriho cyanditseho ngo Imana itazwi. Pawulo rero mu by'ukuri impamvu ibi jambo nshatse kurivuga, muri iyi minsi ya none abantu dusa nk'abari kugendera mu kigare. Abantu basa n'abari kugendera mu kigare, ariko bakanibagirwa ko bari kugenda urugendo rugomba kuzagira iherezo. Impamvu nje kugira ngo mbaganirize kuri Bohoka Wisanzure TV, ndagira ngo mbabwire ngo aha mu Burayi turi, aha tuvugira ubutumwa, twebwe ni ahantu abantu basinziriye, abantu bararyamye, abantu bamaze kubohozwa no kwishakira imibereho n'ubuzima bwiza, kandi ubwo buzima bwiza buya bukwiriye hose, ntabwo bukwiye kubona bamwe ngo abandi ngo ari bo babureka. Aha ngaha rero, hano ni ku cyumweru. Mbese ku cyumweru tubona kuko mu by'ukuri ari wo munsi Kristo, wa mbere w'iminsi 7 niho ndatangiye mvuga, iyo nshaka no kugira ngo tuganireho, turebe mbese abantu mu by'ukuri bahagaze ku rufatiro, cyangwa abantu ntabwo bahagaze ku rufatiro, cyangwa baragenda bahungetwa n'umuyaga cyangwa n'umuraba. Impamvu ngira ngo tuganire iri jambo kuri iki cyumweru cyangwa se kuri uno munsi, maze iminsi mbaganiriza ibijyanye n'uburyo abantu bagerageza guhimba amayeri, guhimba ibitekerezo, gushakisha ukuntu ijambo ry'Imana barishakira ibisobanuro bitandukanye. Ariko ndaje ndebe hano umugaragu w'Imana Pawulo ngo arimo aratembera, arimo aravuga ubutumwa. Yageze ahantu, ageze mu mujyi wa Atene, aritegereza, abona abantu baho bashishikajwe cyane no kuba abanyedini. Reka mbabwire, muri iyi minsi ya none ejo bundi abantu barimo bavuga ngo n'umupfumu yagiye gusezeranira mu rusengero. Nta muntu n'umwe udashaka kuba umunyedini. Mwari muzi ko buriya kari nta muntu utagira idini ubaho. Nta muntu n'umwe utari umunyedini. Niba waba uzi niba hari umuntu utari umunyedini uba, uzaze hano njye nzakubwira idini ryiwe. Hano kuri ino si nta muntu n'umwe utagira idini. Abantu bose buriya bashishikazwa no kuba abanyedini. Niyo mpamvu uzabona n'umupfumu bari kumushorera, bari kumujyana mu kiliziya. Uko cyaba kiri kose ariko zitwa idini. Ni kimwe n'uko burya nta muntu utagira Imana asenga. Burya abantu bajya bibeshya, ugatekereza kuko ushobora kuba ufite Imana ukunda kurusha abandi. Burya buri muntu wese agira icyo akunda kurusha ikindi. Hari n'abikundira amafaranga, hari n'abikundira akazi, hari n'abikundira ambiance, kubaho neza. Ariko hano kuri Bohoka Wisanzure TV, reka mbanze ngusobanure ko burya buri muntu wese agira idini abarizwamo, kandi buri wese burya agira uko nujya ubona udasenga wita umupagani. Mbisira entre parenthèses, kuko akenshi abantu abita abandi abapagani ntabwo ari uko aribo baba bakijijwe. Ibyo ngibyo ndashaka kugira ngo abantu tubimenye hano kuri Bohoka Wisanzure. Burya umuntu wita abandi abapagani, akenshi usanga wari inyuma y'abo bapagani. Wari inyuma, ndongera mbisubire, umuntu uzumva ari kuvuga ngo abantu b'abapagani cyangwa ngo abantu bakijijwe cyangwa ngo njyewe narakijijwe, uwo nguwo uzasanga akenshi aba ari inyuma yabo ngabo bantu avuga kuko batazi Imana. Reka turebere dusome ijambo ry'Imana hano. Pawulo urabona ageze muri Atene, asanga abantu baho bakomeye ku idini. Hano muri iyi minsi ya none hari n'abantu bajya barwana
bakarwanira mu idini kubera ko ari abanyedini bakomeye ku idini ryabo, ariko ibyo kuhimbaza Imana no kuramya Imana ntukabibabwire, wowe babaze gusa amadini. Hano mu Burayi nk'ubu ngubu, reka manze babwire ikintu kimwe mbere ntarinjira mu ijambo ry'Imana. Ubu hano mu gihugu cya Denmark abantu bashyigikiye Gaza bari mu myigaragambyo, ni ibihumbi n'ibihumbagiza bari mu myigaragambyo bavuga bati ni ukubera iki Gaza iri gusenyuka. Ariko wababaza bati mbese Hamas ninde wayihaye uburenganzira ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kujya kwica Abisirayeli hafi 1200 mu ijoro rimwe, bari mu birori ntacyo babatwaye, bakica abakecuru bakica impinja, nta gisubizo babifitiye. Bari hariya bari kwisobanura, ariko wababaza ati nyirabayazana w'ibi bibazo byose biri kubera muri Gaza ninde? Bari kuvuga ko Gaza iri kuvamiwa cyangwa se iri guhohoterwa, ariko hababaza ninde nyirabayazana w'ibi bibazo byose byagwiririye, yaba ari Isirayeli yaba ari Gaza. Ubu Gaza ikaba yaramaze kuba amatongo, ubu Gaza iri kuba amatongo, nk'uko ndi kumva ko ni nakuze intambara zizajya zirangira. Ariko turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Impamvu icyo nari nkizanye ni uko narindi kureba hano mu gihugu ngewe ntuyemo, imyigaragambyo ni yose bari kubaza ngo mbese byagenze bite kugira ngo Isirayeli ibe iri kwigarurira agace ka Gaza. Reka ikigarurire kuko niho ubahohotera yihisha. Tukwiye kubivugisha ukuri. Ugomba gukurikira umuntu uguhohotera ukamwimura aho ngaho ashinga ibirindiro. Umuntu wese uguhohotera, umuntu wese ukumerera nabi, wamenya ahantu acumbitse, biba byiza kumusenyera kugira ngo iryo hohotera rishyirweho akadomo. Reka tureberere ijambo ry'Imana, ariko tubanza turebe iby'Imana itazwi. Abantu benshi, buriya hari abantu benshi b'abanyedini kuri ino si, ariko ikibazo ngewe natekereje kuko impamvu abantu benshi bahagarara ku dini cyane kurenza kwizera no kuramya, ni ukubera kenshi baba bari ku Mana itazwi. Ni 17 rero 22 umurongo wa 23. Ntabwo ndatinda mu kiganiro cy'uno munsi kuko turi kurebera hamwe ikijyanye n'abakristo, uko abakristo bakagombye mu by'ukuri kuba aba mbere mu kwirwanaho, kuba aba mbere mu kumenya Imana nyamana, batagendeye ku marangamutima y'abantu, batagendeye ku myitwarire n'imico y'abantu cyangwa amadisipurine atandukanye y'abantu, ahubwo abantu bakagengwa n'ijambo ry'Imana. Wamara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nta muntu wakagombye kongera kukugiraho uburenganzira, ahubwo umuntu wakagombye kugiraho uburenganzira ni Kristo wenyine. Kristo wenyine niwe wakagombye kukubwira ngo urarya iki, uranywa iki. Mbega uwo mwuka w'Imana umaze kuwakira, nta wundi muntu wakagombye kuba akigushyizeho igitugu cyangwa gushyizeho ibitekerezo bye, ahubwo Kristo wenyine niwe wakagombye kukugiraho uburenganzira. Reka turebe ijambo ry'Imana rero hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nk'uko cyanditswe na Dr. Luka, ibice 17 umurongo wa 23. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati, bagabo b'Abanyatenayi, ahangaha ni muri Atene nyine, Nyatenayi aho twita muri Atene, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu idini. Muri Atene twibuke ko ari mu Bugiriki. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icyo Imana itamenya. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Muri iyi minsi ya none rero hari abantu benshi basenga n'Imana batanayizi. Abantu bagasenga Imana batayizi kubera kudashaka kuyigiraho uburenganzira, cyangwa se kubera kuyimwa ho kuyigiraho uburenganzira. Uyu muntu araza akavuga ngo musenga Imana yanjye. Oya, ngomba gusenga Imana nizeye, ntabwo nzasenga Imana y'umuntu. Umuntu naza akakubwira ngo senga Imana ya runaka, mubwira toya, hari Imana Kristo umucunguzi wacu watumye twese tureshya. Impamvu rero iki kiganiro nashatse kukizana kuri uyu munsi wa none ku cyumweru, ni kugira ngo abantu bajye bagira umuco wo gusoma Bibiliya, bamenye gukizwa icyo ari cyo, bamenye ko hari Imana twese dufiteho uburenganzira. Rimwe na rimwe abantu bashaka ko tuyisengera mu rujijo cyangwa se mu kutayimenya,
bigatuma abo bantu aribo duhimbaza tukanabaha n'icyubahiro kurenza uko tugihereza Imana. Hari n'abantu baza muri iyi si bakavuga ngo bari mu cyimbo cya Kristo. Nta muntu hano muri ino si uri mu cyimbo cya Kristo. Twese twambaye umubiri n'amaraso. Ngewe ubabwira ibi ngibi reka mbabwire ngo nta muntu uri hano muri ino si uri mu cyimbo cya Kristo. Umuntu uri mu cyimbo cya Kristo ni umwuka wera utugenga twese. Ndongera mbisubiremo, hano muri ino si tucyambaye umubiri n'amaraso, wifuza kubaho, umuntu wifuza kugira icyo kurya, umuntu wifuza kwambara neza, ikintu Imana tuyikeneyeho, ikintu Imana idukeneyeho ni ukutureshyanya twese, tukamenya ko ari umubyeyi wacu twese, ariko iyo Mana ikaba idufitiye urukundo twese bakunzi babohoka wisanzure TV. Rero ku impamvu nashatse kugira ngo tuganire, maze iminsi ndeba ku mbuga nkoranyambaga nkanatega amatwi abantu basenga hirya no hino mu nsengero zitandukanye, kubw'umugisha ubu habonetse ikoranabuhanga ku buryo umuntu ashobora gukurikirana amateraniro hirya no hino. Usanga abantu bose bashaka kugaragaza ko Imana ari iyabo bwite, ndetse uwo Imana yagiriye umugisha akabuhagarariye abandi ashaka kugaragaza ko afite uburenganzira bukomeye cyangwa uburenganzira bwinshi ku Mana kurusha abandi. Oya, buri ikintu kiturusha uburenganzira ku Mana ni ukumvira no kuyubaha. Ntabwo ari titere dufite hano muri ino si. Ikintu gituma Imana tuyigiraho access cyangwa tuyigiraho uburenganzira bwose ni uburyo kituyumvira, ni uburyo kituyubaha, ni uburyo kidutuma tukagenda. Ntabwo ari uburyo twebwe tuyivuga mu bantu tugira icyo tubashakaho. Mwari muzi ko hari abantu bafata umwanya munini wo kuvuga Imana, wo kubwira abantu Imana, ndetse benshi atari uko bakunze ko bajya mu ijuru, ahubwo kubera ko bakunze icyo babahereza. Ugasanga umuntu guhera mu gitondo kugera nimugoroba yiriwe avuga Imana, ariko atari uko ashaka ko abantu bajya ku Mana, ahubwo ashaka ko abantu biyongera kugira ngo bagire icyo bamuhereza, kugira ngo bagire uko bahindura ubuzima bwe. Abo bantu rero barahari bagerageza gukereya ubwo buryo. Noneho hakaba hari n'abandi b'abanyedini, umuntu akabona n'idini rwose riri kujya mu mbanga, ariko akaba atarivamo kubera kuko ari umunyedini. Umuntu akaba umunyedini akavuga ati nubwo nazabona ari satani bayicaje hariya kuri altari, ni idini ryanjye nzarigumamo, iyo satani nemera inyobora injyana ishaka, ariko nabaye umunyedini. Ahangaha rero Pawulo ari kwitembera mu Bugiriki muri Atene, areba ukuntu abantu basenga nk'uko muri iyi minsi ya none ushobora kugira. Reka mbabwire, hano mu Burayi insengero nyinshi zikomeye ziri hano mu Burayi ni insengero zirimo abantu baguriyemo abaryamana bahuje ibitsina. Izo insengero zikomeye kurusha izindi. Hano muri iki gihugu ntuyemo, urusengero rukomeye runashinzwe gufasha izindi ni urugwiriyemo abaryamana bahuje ibitsina. Ahangaha rwose urusengero rufite ubushobozi, rufite ubutware, rufite n'abayoboke benshi mu gihugu. Mu rusengero rugo rutabifitiye no kubisabira uburenganzira, nk'uko mumaze iminsi mwumva Kiliziya Gatolika iri kurwana intambara cyangwa se kurwana n'ibitekerezo by'abantu batemera ku mahame remezo yayo. Kuko Kiliziya Gatolika buriya nubwo tujya tuvuga ngo ni Kiliziya itunganye, buriya nta gutungana kwayo, ahubwo ni Kiliziya buriya isa n'iyoboza igitugu, isa n'ifatira abantu navuga niba ari nko mu kutahereza abantu ubwisanzure cyangwa ubutamenya. Ejo bundi umupadiri Roman niwe wavuze ati ngewe kuba nigobotoye agatsiko k'abanyagitugu nkaba ngiye mu bwisanzure nkavuga kwizera kwanjye uko mbishaka, ati ni ibintu ngereza. Ariko insengero nyinshi ziriho muri iyi minsi ya none, cyane cyane zivugira ku mbuga nkoranyambaga, usanga zidatanga umwanya ngo abantu bavuge ibitekerezo byabo, uko babana n'Imana, ngo batange experience. Aho gusanga umuntu umwe ari nkawe nyine wabaye nk'Imana. Abantu cyane cyane iyo umuntu agize nk'umugisha akajya mu rusengero atunze kandi abantu ntibanamenya ko ibyo atunze aribo babimuhaye. Hari igihe abantu bajya babona umuntu w'umuyobozi w'insengero gusa. Ikintu nsigaye mbona, reka hari abantu basigaye bashinga insengero nka proje, nk'iduka.
yagira amahirwe iduka rikagira abakiriya. Abantu benshi muri iyi minsi ya none barashinga insengero badafite umugambi wo kujyana abantu ku Mana, ahubwo bafite umugambi wo gusoroza amafaranga mu bantu batavunitse bakoresheje iyi Bibiliya. Abantu benshi bamenye umutwe. Hari umuntu nigeze kuzana hano kuri Bohoka, kuri uru rubuga rwacu rwa Bohoka bisanzwe, uravuga bati rero abantu burya bamaze ku ni nk'impumyi cyangwa se abantu bayobowe buhumyi. Ati ubu ngubu mu rusengero umuntu wese wananiwe n'ibyo akora ibyo ari byo byose, ubu ni ukugenda akarundarunda abantu akababwira ati Yesu agira neza, ariko namwe nzababibamwo iby'umwuka nanjye mwumve iby'umubiri. hasiga akajya yirirwa yicariye ku ntebe y'icyubahiro nk'iyi ngiyi akabwira abantu Yesu bakazana amafaranga. Duhaguruke dukore, tujya tuvuga ngo ubutumwa bwacu tuvugira kuri Bohoka busanzwe. Impamvu tuba turi kuvuga Imana kuyihimbaza mu kuri no mu mwuka, twe kugendera mu cyuka, twe kugendera mu kigare. Mureke duhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka, duhimbaza Imana yacu dukora, duhimbaza Imana yacu tugaragaza ibyo yadukoreye ariko bifite n'ibimenyetso. Apana kuvuga ngo mu myaka 20 ngo Imana ngo vuga ibintu abantu bose bashobora kubona. Niba uri kuvuga ibintu abantu badashobora kubona, ibyo Mose yavuga ngo yavuganye n'Imana, yavuga ati yavuganye n'Imana, Imana igiye gukora abantu bagahita babibona. Ariko umuntu araza akavuga ngo nakoranye ibitangaza aha n'aha aha n'aha aha n'aha, agashushanya abantu akabakuramo ibyo bashaka kubakuramo. Mwumvishije ko hari n'abantu bamaze kumenya kuvuga. Hano kuri Bohoka Wisanzure TV nuhagera, hari abapasiteri hirya no hino bamaze kunanirwa kuvuga ubutumwa, ahubwo bari kuvuga bati ubu rero ubutumwa ubwo butunaniye kubuvuga, wenda ngo bunadutunge, tugiye gushakisha ababishoboye bajye baza kudufasha abantu, maze tubakuremo ibyo kurya. Cyane ko bo abo bapasiteri benshi usanga baba bameze nk'abemewe n'amategeko. Bati rero hari abantu bazi kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se bazi kugoreka ijambo ry'Imana, hasigaye bagasusuramo abantu amafaranga. Hari abantu bazi kugoreka ijambo ry'Imana, abantu bazi ndaga no kuvuga ubutumwa. Hari abantu bazi kugoreka ijambo ry'Imana cyangwa se gukoresha ijambo ry'Imana, ibi byo kuramya no mu kuri no mu mwuka ibyo ntibabyitayeho, ahubwo icyo bakeneye baravuga ngo amafaranga arinjira nangahe. Hano rero kuri iki cyumweru ndagira ngo mbwire abakunzi bacu ba Bohoka Wisanzure TV ko iki ni icyumweru cyo gukangura abakirisitu ngo bamenye neza kuko ikirura cyabinjiranye. Iki ni icyumweru ndamara mbwira abakirisitu, nereka abakirisitu dutegura imitego yose Satani yamaze gutega mu bantu biyemeje kugoreka ijambo ry'Imana ariko bashinzwe no kurihahisha. Abo bantu nubwo tuvuga ngo baragoreka ijambo ry'Imana, ariko ni agahahisho. Abantu bashinze insengero kugira ngo bahahe, ntago barishinze kugira ngo bajyane abantu mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo abantu bahora bababwira ngo ni ya Mana imenywa na bamwe, abandi ntibayimenye. Ubu ngubu musigaye mubona abahanuzi ukuntu birirwa bagwana n'amategeko hirya no hino ku isi. Abahanuzi mwumvishije muri umuhanuzi bita Theo, yari amaze iminsi abica bigacika, kakubita hirya no hino, akagumura, akavuga ibintu biteye ubwoba. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira abantu kujya kubwira abantu amagambo aba y'iterabwoba yo kugumura abantu. Tugende tubwire abantu ko Kristo agira neza. Niba hari ibintu bitagenda neza, dushakisha amagambo meza, dusenge Imana, Imana iduhe ubwenge bwo kugarura abantu ku murongo. Ariko uragenda uca igikuba. Ubu ngubu bamwe batangiye kujya muri za gereza kubera kuvuga amagambo yo gutera igikuba. Ntabwo mwamwumvishije se? Agatera igikuba. Ntabwo se uwo guca ibikuba mu bantu, kavuga ngo abantu barahunze, intambara irabaye, runaka arapfuye, uyu mwaka ntuwumara. Ibyo ngibyo ninde wabwiye izi ngirwa abahanuzi kuvuga ibintu by'amafuti? Na leta ahubwo ikabemerera, ijya kubafata ibintu byamaze kurenga inkombe. Leta ziri hirya hano mu Burayi ibyo ntabwo ushobora kubivuga. Uretse ko hano ho n'abantu baranajijutse. Ikibazo cyo muri Afurika twebwe abantu bafite, hari n'abantu bafite ubumenyi bukeya cyangwa se ubujiji cyangwa se ingorane nyinshi. Noneho kubera kubwirwa ingorane nyinshi,
bababwira ko ingorane zigiye kuba rusange mu bantu bose, bikaba nk'ibintu byo kubahumuriza, bakumva kuko umuzigo atari uwabo, kubera kuko umuzigo ubaye uwawe wenyine, kumva kuko ari wowe uwufite, wakagombye kwiga uko urwana nawo. Ariko niba bakubwiye ngo abantu bose buriya ngo umuzigo ngo wowe uhereye kuri wowe, mwumvishaga ibyo bayongwe bigisha iby'ibitangaza bitazashoboka, mwumvaga uyu nguyu bitaga ngo ningirwa muhanuzi ngo ni Theo, ibyo yirirwaga yigisha byari ibintu rwose bidahesha Imana icyubahiro, ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ibintu byo kugumura abantu, ibintu byo gutuma gusa umuntu bagumya kumwumva ngo hari abantu burya baba bakeneye ko ibyago biza kubera ibibazo bafite, bakavuga bati yaba Imana. Hari abantu bagajya bavuga ngo barya ibiryo bibi, noneho bajya kubirya bakabyita ngo ni kill me quickly, ngo nyica vuba, kubera kuko babona ari ntica ntikize, bakavuga bati n'ubundi byose naha naha. Hari abantu rero bahahira muri urwo rugomo rwo kuvuga ngo bari guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Mureke twe gute, iki ni icyumweru tuzamaganira kure abo abigisha b'inyoma badukanye ubuhanuzi, baje bomboka nk'intama kandi ari amasega aryana. Rero turabakunda, reka tugumye tubifurize kuzahaha muronke muri iki cyumweru. Yewe mwene data w'umukristo, umva kuko ejo ari kuwa mbere, ejo ni umunsi w'akazi, uhaguruke ujye mu kazi kawe, usenge, dusenge dukora kandi dukore dusenga. Ndabisubiramo, dusenge dukora kandi dukore dusenga, twe kugira ikintu na kimwe kibangamira ikindi, kuko ubu buzima bwacu dukeneye kubona roho nziza ituye mu mubiri muzima. Ntabwo dukeneye kuba abantu basabiriza, ntabwo dukeneye kuba abatekamutwe kubera ijambo ry'Imana, ntabwo dukeneye kuba abanyedini. Dukeneye kuba abantu bahimbaza Imana mu kuri no mu mwuka, kandi tugategura imitego yose Satani igenda inyuriza muri aba bahanuzi b'ibinyoma bamaze kwibasira umurimo w'Imana. Ubu umurimo w'Imana wabaye nk'agakamisho, wabaye nk'agahahisho, abakristo babaye nk'umurima utagira nyirawo, kandi Kristo arahari. Ntabwo tuzagubya kwemerera aba bahanura b'inyoma ko bakomeza kuvuga inkuru ziterekeranye. Ndabakunda rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Tuzakomeza tuganira, kandi mu by'ukuri umwami Imana azakomeza kubagirira neza. Imana rero ijye ibishimira. Ahangaha tuba turi ni ngombwa kugira ngo tujye tubwizanya ukuri. Mugire icyumweru cyiza, umugoroba mwiza. Naho iki cyumweru tuzagumya tuganira ijambo ry'Imana, ariko turi gutegura imitego Satani ari gutega mu bakristo, abambura ibyabo kandi abashukisha ibintu by'ubuhanuzi. Turabakunda, Uwiteka abagirire neza. Amen.